Reka nongere mbasuhuze nizere ko meze neza nk'ibisanzwe rero nongeye kubaha ikaze kuri channel yanyu hamwe na Teacher Hitiro mubwira ni gukora subscribe, gukora like, share ndetse na comment. Nibyo byonyine bizagufasha kugira ngo ibizamini nk'ibi biba byakosowe uwo munsi mu gihe byakorewe ndetse bifite ubusobanuro busobanutse neza ujye ubibonera ku gihe kandi bitiriwe bikurushya. Mwibutsa yuko kandi ushaka kode, ushaka kwiga utavuye aho uri, ushaka kwimenyereza ndetse ushaka kujya muri groupe, no guhamagara iyo nimero ni 078 97 92 8 10. Twihuse rero reka dukosorere hamwe ikizami. Mwibutsa yuko kugira ngo tugerane neza kandi turimo no kwigana, ugomba kujya wandika muri comment ikibazo cyangwa se igisubizo cy'ukuri mbere yuko dusubiza, cyangwa ugategura agapapuro ku ruhande kugira ngo nawe uze kureba niba uba urimo kwiga koko. Ikibazo cya mbere rero twihuse cyabazwa ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Mbese ni A, itegure kugenda, cyangwa ni B, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ibimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki cyangwa rivuze iki ku muyobozi w'ikinyabiziga? Hano rero twihuse, igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni B, birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Kuvuga ngo wa murongo duhagararaho mu gihe dutegereje yuko abandi bahambuka, ubwo tugeze mu masangano, ibimenyetso bimurika cyangwa se amasangano agenzurwa n'ibimenyetso bimurika, murabona yuko tugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ariko noneho ririya tara ry'umuhondo ryo risobanura yuko bibujijwe gutambuka uwo murongo cyangwa se icyo kimenyetso ubwo ni iryo tara mu gihe umurongo wo guhagarara umwanya muto udahari. Ikibazo cya kabiri cyabazwaga ngo utureba nyuma dukoreshwa: A, kwireba; B, kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma; C, kureba abicaye inyuma; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri cyangwa se tureba nyuma dukoreshwa hehe? Ni B, mu kugenzura ibigendera mu muhanda inyuma. Nicyo bifasha umuyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo cya gatatu cyabazwa ngo umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe. Umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kuwurenga uretse mu gihe: A, agomba kunyura ku kindi kinyabiziga; B, gukatira ibumoso; C, guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda; D, ibisubizo byose nibyo. Mbese uyu murongo ucagaguye uvuga iki cyangwa se usobanuye iki? Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni D, ibisubizo byose nibyo. Bishatse kuvuga yuko uyu murongo ubujijwe kuwurenga uretse mu gihe ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga. Iyo ni A, ndetse na B, gukatira ibumoso, ndetse na C, guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Nibwo ushobora kurenga uyu murongo ucagaguye. Ikibazo cya kane cyabazwaga ngo mbibutse yuko udacagaguye wo ahantu hose waba uri ntibyemewe kuwurenga. Ikibazo cya kane cyabazwaga ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: A, polisi y'igihugu; B, minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu; C, minisitiri w'ingabo; D, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Mbese uruhushya rutangwa nande muri aba ngaba bakurikira batubwiye? Ubwo nawe nizere yuko wamaze gusubiza. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, urwo ruhushya rutangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ikibazo cya gatanu cyabazwaga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura: A, ibinyabiziga birenze kimwe; B,
ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C. Ibinyabiziga birenze bibiri. D. B na C nibyo, cyangwa se B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano rero nawe nizere yuko wamaze gusubiza hano igisubizo cy'ukuri, cyangwa se bari batubaje ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Hano twihuse, igisubizo cy'ukuri ni C, ntibishobora gukurura ibinyabiziga birenze bibiri. Ni ukuvuga ngo tugira rumoroke ndetse na makuzungu. Buriya rumoroke niyo ikururwa, hanyuma iyo rumoroke rero ntishobora kurenga imwe. Ubwo rero niyo mpamvu itagomba kurenga ibinyabiziga bibiri, kuko murumva ni makuzungu na rumoroke, ntabwo bigomba kurenga ibyo ngibyo. Ikibazo cya gatandatu cyabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba, ubwo icyo kintu kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu mezi abiri. B. Mu kwezi kumwe. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero twihuse, ikintu cyose cyatuma hindurwa ibyanditswe bireba nyir'ikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga, iki kintu cyose kigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ariko ibyo bigakorwa mu gihe kingana gute? Hano igisubizo cy'ukuri cy'iki kibazo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahubwo igisubizo cy'ukuri ni mu minsi 8 nibwo ibyo byose bigomba gukorwamo. Ikibazo cya karindwi cyabazwa ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Mbese ni A, iby'inyuma ni metero 3 na santimetero 40, cyangwa ni B, iby'imbere ni metero 2 na santimetero 50. Mbese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri nacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hanyuma ibisubizo by'ukuri, icya mbere, igice kirenga ku biziga by'imbere ni metero 2 na santimetero 70, ndetse igice kirenga ku biziga by'inyuma ni metero 3 ndetse na santimetero 50. Ikibazo cya 8 cyabazwa ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niye mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Mbibutse yuko iki cyapa n'ubundi ari cyo kivuga guhagarara ku mwanya wo guhagarara umwanya muto, nk'uko turimo kubibona hariya. Niba utarunawoze hariya tuvuga hejuru umwanya wo guhagarara cyangwa se umurongo wo guhagarara. Ku murongo wo guhagarara umwanya muto ni uriya murongo wo guhagarara umwanya muto ni uriya turimo kubona w'umweru mbere yuko imodoka itambuka. Hanyuma ukunda kuba uri kumwe na kiriya cyapa, nacyo n'ubundi kivuga guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mbese niyo mpamvu hano hari iki cyapa. Mbese ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Mbese niyo mpamvu hari kiriya cyapa. Hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Bibutsa yuko buri gihe iyo dufite mu masangano, murabona yuko harimo n'inkomane, murabona yuko iki kinyabiziga kiramutse kise kijya mu muhanda kitabanje guhagarara ngo gitegereze, gishobora gukora impanuka kuko ntabwo kizi imodoka niba irimo kuza cyangwa se niba hari ikindi kinyabiziga kirimo guturuka imbere cyangwa inyuma. Niyo mpamvu rero mu gihe kigeze ahantu nk'aha ngaha bahashyira icyapa kugira ngo kibanze guhagarara umwanya muto, nikirangiza kize kubanza kureba neza mbere yo kwinjira mu muhanda munini. Ikibazo cya kenda cyabazwa ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3,
ikibizirikanije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. A. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B. Itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanije kimuriswe. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese iki kintu kiba kibizirikanije cyangwa se kiba kizirikanije rumoroke n'ikinyabiziga kirimo gukurura iyo rumoroke, mu gihe umwanya uri hagati ikizirikanije urenze metero 3. Mbese kigomba kugaragazwa gute mu gihe amatara y'ikinyabiziga acanwe? Hano igisubizo cy'ukuri rero ni ikihe? Ni B. Ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanijwe kimuriswe. Ikibazo cya 10 cyabazwa ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Mbese ni ibihe bintu bibujijwe kongera ku mpande y'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri? A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwibutsa yuko kugira ngo ujye ubona ubusobanuro nk'ubu ngubu burambuye ndetse n'ibizamini byakozwe uwo munsi bikosoye, icyo usabwa no gukora subscribe, gukora like, share ndetse na comment, ubundi ukajya uhita ubibona uko tubishyizeho bitiriwe bikugora ujya gushakashaka. Mbibutse yuko kandi ikizama ari saa sita, hanyuma nimugoroba tugakora umwitozo wo kureba koko niba twize uyu mwitozo ugiye kuri community tab kuri iyi channel, ariko wabanje kuri subscribe ubundi ukiga bitakugoye ndetse kandi utavuye aho uri. Ushaka kode ndetse no kwihugura no guhamagara ya nimero 0789929814. Iki kibazo rero ni ibikibujwe kongera ku mpande z'ibinyabiziga bifite moteri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bishatse kuvuga yuko rero ari imitako ariyo A, ndetse na B ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, nibyo bibujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga. Ikibazo cya 11 cyabazwa ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Ubwo nizere yuko mwahise mubibona niba twarakosoranye. Ikizami cyabanje twavuze yuko imitambiko ikintu cya mbere tuyirebera ku mapine y'inyuma, kandi imitambiko akaba ari icyuma gihuza ibiziga cyangwa se mu yandi magambo ipine ry'ibumoso ndetse n'iry'iburyo, ubundi tukacyita umutambiko. Rero iyo ayo mapine arimo guhuzwa n'imitambiko 3 nibwo tuvuga ko ari ikinyabiziga gifite imitambiko 3. Hano rero uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite cyangwa se bifatanye bifite imitambiko 3 ariko ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, mbese ni toni 12, 16 cyangwa ni toni 10 cyangwa nta igisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero twihuse, igisubizo cy'ukuri ni A, ni toni 12. Ikibazo cya 12 cyabazwa ngo ni iki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo cyangwa gukata? Mbese ni A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo, cyangwa ni B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Mbese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni iki ugomba gukora mu gihe uhindura icyerekezo? Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo bishatse kuvuga yuko ugomba kubanza gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndanga cyerekezo agaragaza aho ugiye guhindurira icyerekezo, ndetse no kwitegereza neza niba icyapa kiri imbere yawe niba gihari kikwemerera guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari C. Ikibazo cya 13 cyabazaga ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? A. Nyuma y'umwaka umwe. B.
nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbese ikinyabiziga gishya gikenera gukorerwa isuzumwa mu gihe kingana gute? Isuzumwa rya mbere. Twihuse rero, hano igisubizo cy'ukuri ni B, ni nyuma y'imyaka 2. Nyuma y'imyaka 2 ku binyabiziga byose, yaba ari iby'ubucuruzi cyangwa se ibinyabiziga bidakora ubucuruzi. Mbibutsa yuko yari ibinyabiziga bikora ubucuruzi, nyuma y'imyaka 2 byakoze isuzumwa rimwe, ubundi bikora isuzuma buri mezi 6. Ibyo ni ibinyabiziga bikora ubucuruzi, ndetse ibinyabiziga bidakora ubucuruzi nyuma yo gusuzumwa nyuma y'imyaka 2 ari ubwa mbere, ubundi bihita bikurikiza gahunda yo kuzajya bisuzumwa buri gihe, buri mezi 12 cyangwa se muri buri mwaka rimwe. Ubwo nizere yuko bisobanutse hano, kuko bashaka kuzakubaza ngo mbese iki binyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe byibura mu mezi angahe, ubwo ugahita ubibona. Ikibazo cya 14 cyabazaga ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Mbese ni A, icyemezo cyandikwa ry'ikinyabiziga, cyangwa ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, mbese ni C, uruhushya rw'agateganyo, cyangwa ni D, imikorere y'ikinyabiziga. Mbese mu gihe wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hano rero icyangombwa bazagusaba ni ikihe? Ni B, ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ikibazo cya 15 cyabazaga ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ufite ibyerekezo 2, ufite ikimenyetso kikuburira cya mpande 3, washyira mu ntera ingana iki uvuye? Wagishyira mu ntera ingana iki uvuye ikinyabiziga gihagaze cyangwa cyagize impanuka cyangwa se ingorane aho ngaho? Mbese cyo cyapa cya mpande 3, mbibutse yuko ari icyapa kiburira, kandi iki cyapa tujya tukibona cyane cyane, bajya bakunda kukitubaza bakatubwira ati mbese nubona icyapa cya mpande 3 mu muhanda gitukura, uzamenya ko kiburira iki? Mbibutse yuko dusubizaho yuko uzaba witegura kubona icyago imbere yawe. Ubwo rero iki ni cya cyapa, noneho tugiye kureba ngo umuyobozi w'ikinyabiziga wahuye n'ingorane cyangwa se barimo kukuburira yuko ashobora kuba yaguteza icyago, agomba kugishyira muri metero zingana iki uvuye aho ikinyabiziga gihagaze. Mbibutse yuko tujya tubona ibinyabiziga cyane cyane byahagaze mu muhanda, wenda bitewe n'uko moteri yazimye cyangwa se hari ikindi kibazo cyahuye nacyo. Aka kantu rero cyangwa se iki cyapa nicyo gishyirwa mu muhanda kugira ngo kigaragaze yuko abantu bagomba kwitonda mu kugenda bateganya ibyago imbere. Hano rero bari batubwiye ngo mbese ni muri metero 5, mbese ni muri metero 25, nyuma y'imetero 45, cyangwa ni muri metero 100. Bibutse yuko ni ukuva aho ikinyabiziga gihagaze. Hano rero twihuse, igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ni B, ni muri metero 25. Kandi bibutse yuko iki cyapa ntabwo gishyirwa imbere y'ikinyabiziga, ahubwo gishyirwa inyuma kugira ngo abaza guturuka muri icyo cyerekezo imodoka yagendagamo n'ubundi ariko baturutse inyuma bazi guhita bakibona yuko kirimo kubaburira iyo ngorane umuyobozi yahuye nayo. Ikibazo cya 16 cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo 2, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? A, uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe atwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo. B, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka. C, mu gice cy'uburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukata ibumoso, cyangwa ni D, ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano bari batubaje ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo 2, ni uruhe ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Ubwo ni mu gihe tutari mu mihanda irombereje igizwe n'ibice byinshi, ahubwo ari ibyerekezo 2, ari umuhanda w'ibyerekezo 2 gusa, uruhande rumwe rugendwamo n'urundi harimo imodoka zirimo kugaruka. Hano twihuse, igisubizo cy'ukuri ni C, ni mu gice cy'uburyo cy'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Hariya hejuru twari twabibonye yuko
ho mu gihe ushaka kunyuranaho cyangwa se ukatira ibumoso aribwo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda, ubwo ni icy'ibumoso, ariko ubundi tugomba kugendera mu gice cy'iburyo bw'umuhanda. Ubwo iburyo bwacu nibwo tugomba kugenderaho keretse iyo tugiye kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Ikibazo cya 17 cyabazwa ngo icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye. Icyapa cyerekana inzira y'amatungo itegetswe giteye A. Uruziga mu buso bw'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ry'umukara, cyangwa ni B. Uruziga mu ibara ryera, ishusho y'inka mu ibara ry'ubururu. Mbese ni C. Uruziga mu buso bw'ibara ry'ubururu, ishusho y'inka mu ibara ryera n'ikirango cy'umukara, cyangwa ni D. Mpande eshatu mu buso bw'ibara ry'umweru n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Hano rero nizere yuko ibi ngibi umaze kubimenyera, yuko niba urimo kwiga ibyapa ugomba kubaza guhera mu kumenya ngo icyapa giteye gite. Byibutsa yuko giteye mu buryo bukurikira: ugomba kumenya ibirango by'icyapa, ukamenya ubuso bw'icyapa cyangwa se ubuso bugize icyo cyapa. Ikindi kandi ukamenya ngo ni uruziga, ni mpande eshatu cyangwa se ni mpande enye, kandi izo mpande enye cyangwa se mpande eshatu cyangwa urwo ruziga rufite irihe bara. Ubwo rero nizere yuko niba utari unabizi ugomba kubanza ukabyiga, ubundi nicyo kizagufasha kugira ngo ujye utsinda ibibazo nk'ibi ngibi, kuko ukigize ushobora no kuba ikibazo wari ukizi cyangwa se igisubizo wari ukizi ariko ukakica kubera yuko ibyo bintu utabizi. Hano rero twihuse, igisubizo cy'ukuri ni D. nk'uko tubizi ni mpande eshatu, ni cya cyapa kiburira n'ubundi mu buso bw'ibara ry'umweru ndetse n'ishusho y'inka mu ibara ry'umukara. Nicyo cyapa kivuga inzira y'amatungo itegetswe. Ubwo nizere yuko muhise mubona ukuntu ibyo bibazo biba bimeze. Ikibazo cya 18 cyabazaga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo acanye cyangwa se gicanye amatara y'umuhondo aburira. Ese umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki cyangwa se yabyitwaramo gute mu gihe ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi, cyangwa ni B. Ikinyabiziga cy'ubutabazi. Mbese ni C. Yagize ibyago, cyangwa ni D. Umuvuduko urenze. Mbese umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki? Nk'uko turimo kubibona n'ubundi hano murabona yuko iyo unasomye uhita wumva yuko nka B itabayo. None se baratubaje ngo yakora iki, none bahise batubwira ngo ikinyabiziga cy'ubutabazi ngo yagize ibyago, ngo umuvuduko urenze. Rero nizere ko igisubizo mwese muhise mucyumva. Hari igisubizo cy'ukuri ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ikibazo cya 19 cyabazaga ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroke zikururwa nabyo iyo ibiziga cyangwa se iyo ibiziga cyangwa amapine byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ku binyabiziga by'ingabo. B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. C. Ibinyabiziga bya polisi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Natubwiye ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroke zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye. Ariko ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ubwo rero nizere yuko wamaze gusubiza. Igisubizo cy'ukuri hano ni ikihe? Ni B. Ni ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho izo mashine ziba. Ikibazo cya nyuma cya 20 cyabazaga ngo iki cyapa gisobanura iki? Murabona yuko iki cyapa cyo kidafite ibirango ariko gifite ubuso ndetse n'umuzenguruko w'uruziga mu ibara ritukura. Mbese ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi, cyangwa ni B. Ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye. Mbese ni C.
hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Mbibutse ko kugira ngo ubone ibibazo cyangwa se ibizamini biba byakozwe kandi mu busobanuro bwihuse, icyo ukora cyangwa se icyo usabwa ni ukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo dushyizeho ibizami ujye uhita ubibona. Reka mbashimire rero mwebwe mwari muri kumwe na Teacher Hitiro mu gukosorana, mbibutsa yuko ushaka kode, ushaka kwiga utavuye aho uri, ushaka kwigana nanjye Teacher Hitiro, ugomba guhamagara iyo nimero ni 0788979282. Duhamagara ujye muri groupe cyangwa se ufate imyitozo yo kwimenyereza cyangwa wige ku giti cyawe utagiye muri groupe, cyangwa se tubaze n'ikindi kintu cyose ushaka tugusobanurira. Ciao ciao rero, naho ubutaha.